Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. Umva ya magambo aba ari menshi cyane, ubu gifite amagambo menshi yo gukoresha. We nudukurikira ndakwinginze uzadukurikira uzabona vocabulaire nyinshi cyane utaruzi. Nshobora kukwereka vocabulaire imwe yungiweho izirenze eshanu. Niba hungry ari ugushonza, twavuga starving. Wivuze ngo I am starving. Wavuze nabwo kushonje. Wavuga famished, nabwo ukabavuze ko ushonje. Urumva rero ahangaha ni hahandi harimo vocabulaire nyinshi cyane. Nk'ubu iyi nteruro ivuga ngo she is angry because she is hungry. Urumva ko bavuze ko uvuga ngo ararakaye cyangwa se ararakara kubera ko ashonje. Yes, hari umuntu urakara rwose bidatewe nuko umugenzi we yamuteye umujinya, ariko ari inzara yabiteye. Ukabona muri we rwose face irijimye, imerewe nabi, hari ikikeneye. Hagati aho rero niyo mpamvu tuvuga ngo she is angry because she is hungry. Nukuvuga ngo hari ikintu kibura, hari ikiri kubura muri we, impamvu atameze neza. Okay, twikomereje. They will bring us some oranges next week. I will bring us some oranges next week. Example, they will bring us sweet potatoes next week. They will bring us banana next week. If you have a girl, you can plan, my friend will bring me a gift. I know. Yeah, I know. It's true. My girl will bring me a gift. My uncle will bring me a computer, a laptop, a notebook. Will bring pen. Will bring different things, because my uncles not come to visit. Yeah. Haciye igihe, urumva haba haciyemo igihe niba adaheruka kumugeraho. Niba haciyemo igihe rero agomba gupuraninga akavuga ati byanga byemera marume agomba kuzandanira laptop, ikayi, ikaramu, kado, yeah, n'ibindi. Yes, let's get start. Let's continue. Ukuvuga ngo hano mu kinyarwanda byashatse kuvuga ngo bazatuzanira amaronji mu cyumweru gitaha.
bazatuzanira amaronji mu cyumweru gitaha. They will bring us some oranges next week. Okay. Dear students, if you want to learn English and to debate the others, follow. Get rid of it. Get rid of that. Niba ushaka icyongereza cyo kuba washaringa mu nshuti zawe, ushaka kuba mwavugana n'abandi, ndakwinginze gira gute sharinga muri ubwo buryo kugira ngo ubashe kugira gute kunguka n'ibindi. Iyo mu bihuriyeho hari icyo mugeraho ukagira gute ugasanga hari ibintu by'ingenzi umenye bitari biri muri wowe. Okay, let's continue. If you like it, thumbs up and share your friend. Yes, they brought some fruits last week. They brought some fruits last week. Ahangaha iyo bakoze gutya baba bashyize muri past ya verb ya bring. Ese wari usanzwe uzi uko bayivuga muri past? Past rero ni kuriya bayivuga brought. Igihe cyose ugomba kumenya verb uko zikonjegwa mu gihe cyarangiye. Niba ugiye gukora interuro mu gihe cyashize ugomba kumenya ahantu urabigenza uko ubigenza, tutazavuga bring kandi ari mu gihe cyashize. Ntabwo bizakunda, rero bizaba biri kugaragara nabi, isura bizaba bigaragaza isura itavuga ngo I have been eating rice, not rice, rice. I have been eating rice. Past perfect continuous. Namaze kurya, bivuga ngo namaze kurya cyangwa se maze kuzigira gute, kuzirya, namaze kuziryaho. Ubwo nimba ni nka za mbuto. Uko bimeze. I am hungry. I want to buy something to eat. I am hungry. I want to buy something to eat. Go to fetch water, then to drink. Mu gihe rero uzaba ugiye nko gusura marume wawe, ushobora kuzagira inzara cyangwa se ukagira inyota. Ibyo byose uzabikenera. Ushobora kuba ari no mu rugendo rwa kure rero witwaza impamba kugira ngo utarwa ku nzira. Niyo mpamvu ingero hano zigomba kuhaboneka nyinshi zikagufasha mu byo ukeneye. Okay. I am starving like who wants to die. It's amazing when you hunger like that. It is not good. And you continue through the restaurant to buy something to eat. I am starving like who wants to die. It is not good. And you will continue. So now, I will call you then to buy you different things to eat. Ndashonje byo gupfa. Yes, ni kuvuga ngo ahangaha iyo ushonje kurinda ugera nkaho ugiye gupfa, biba byageze mu rundi rugamba. Ni nko kuvuga ngo
mfite inzara, hari ugusonza, hari no kugira inzara. Ariko starving ni kwa kundi uba wanambye burundu cyane, uri hafi kugira gute gucaho. Yes, hano tukaba dufite undi muzimizi uvuga ngo I'm as poor as church mouse. I'm as poor as church mouse. Iriya ni nka sirenge ushobora kujya kusobanura ukabonamo harimo ubukene, ukabonamo urusengero n'imbeba. Ese bira, what does it mean? Bisobanuye iki? Yes, immediately you can say it's like poor, it's like to bankrupt, it's like to yes, when you don't have some money, immediately you are poor. Yes, that's why here I write example, I'm as poor as a church mouse. It's the same, I'm bankrupt. And it's the same, I'm blocked. Yeah, and I'm very, very, very poor. Yes, ubukene bukabije nta handi utagira n'urwara rwo kwishima. Urumva rero iyo wabaye amubloke cyangwa se bankrupt ni nkaho nta n'agaceri igiceri cy'atanu nta n'urumiya ruba rushigaje kuri konti, cyangwa se warrant ari input, ari nta kintu kirimo. Urumva rero hagati aho ngaho uzaba wagize gute, uzaba wakinnye koko by'ukuri. Yes, there is no problem. Ndumva nta kibazo rero, gukena bibaho, buri muntu wese yarakena, ariko uko biri zanzamuka. Yes, no one who can attacked by poverty, so you can hurt until it depends, because poverty hurts much more. Work hard until it depends, because poverty hurts much more. Ni kuvuga ngo kora cyane kugera aho wumva ububabare, kuko ubukene bwo buragukubita koko ukakwandagaza ku buryo nta n'umuntu wakwikoza. Ariko nukora cyane abantu bazayibona, wanajya no kwikopeshayo bakakwemerera. Ariko mu gihe batabona yuko utari hehe, utagiye mu kazi, bazahita bavuga ko ushobora kubuniba, ahubwo ubona igicuku cy'imishyi ugahita ucaho ukajya kwiba. Yes, don't do this. Ntugakore rero ibi ngibi byo kujya kuvuga ngo urajya kwiba. Okay,